Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu kandi ari nayo yanyu. Tubifuriza amahoro y'Imana kugira ngo abe muri mwe ndetse n'abanyu bose n'ibyanyu byose. Mumeze mute aho muri, mwiriwe mute? Twizere ko muri amahoro. Rero uyu munsi nanone twagarutse kongera kuganira namwe. Buri munsi tuba dufite nyine ikintu twumva twabaganiriza cyangwa se twababwiraho bitewe n'uko twakimenye cyangwa se bitewe n'uko tucyumva. Ariko mbere ya byose reka tubanze twongere tubasabe abadukurikirana mutarakora subscribe, ni ukuri turabinginze mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona n'ibindi biganiro byacu, kandi nimara kuyikora ntimwibagirwe gukanda ku kazogera kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro mujye muhita mubona notification. Hanyuma ntimwibagirwe no gukora share kugira ngo bigere no ku bandi benshi, ku nshuti zanyu, abo muziranye, ababazi bose nabo babashe kumva icyo tuba twabateguriye. Muduhe na comment mutubwire ko muba mwabyumvise, se niki twahinduraho, niki twakosoraho, niki twakongeramo cyangwa twakuramo, cyangwa niki twazabaganirira ubutaha. Kandi niba hari n'izindi nyunganizi izo arizo zose turazemera, inama turazemera muri comment, nta kibazo rwose. Nimwemererwe gukora comment, ikindi mukore like mutwereke ko ibyo twakoze kandi mwabikunze. Abakoze subscribe namwe kandi ntabwo twabura kubashimira cyane 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 cyane, mwarakoze. Muraho neza? Ufite ubukwe? Ufite anniversaire? Ufite inama se? Wabatirishije cyangwa inshuti zagusuye? None urifuza umuntu ugutegurira ifunguro rinogeye ijisho, rikaryohera akanwa, rikamanuka neza mu muhogo nta mbogamizi? Turahari ngo tubigufashemo. Duhamagare tugukorere ibintu byiza kandi ku giciro cyiza utazigera wibagirwa na rimwe, kuko uzahora udukumbura. Turahari ngo umunsi wawe ukugendekere neza. Udukeneye waduhamagara kuri nimero 0787070314 cyangwa 0782524334. Nimutugane tubahe serivisi nziza muzahora mukumbura. Uyu munsi rero ejo umunsi turi ku itariki 15, ejo yari itariki 14 z'ukwa kabiri. Ni umunsi isi yose yizihizaho Saint Valentin. Saint Valentin navuga ngo abantu hafi ya twese turayizihiza. Abantu batayizihiza ni bake cyane, ababashije gusoma, gushaka amakuru yayo neza, kumenya inkomoko yayo, kumenya intego yayo ni iki. Ntekereza ko aribo badapfa kuyizihiza cyane, ariko abantu hafi ya bose bizihiza Saint Valentin. Rero nanjye nari nagerageje kugenda nsoma hirya no hino icyo abanditsi bagiye bayivugaho, cyane cyane noneho ku birebana n'imyemerere ya gikristo. Uyu munsi turaganira nk'abakristo, wenda n'abandi bafite indi myemerere. Ntabwo tubateye amabuye, ntabwo tubavuzeho nabi, ariko nyine uyu munsi tugiye kuganira Saint Valentin n'imyemerere ya gikristo bihuzwa bite, cyangwa se bihurira hehe, cyangwa se nyine tubihuze turebe.
Ubundi tumenyereye nyine ko Saint Valentin ni umunsi ngo ni umunsi w'abakundana twizihizaho nyine gukundana, ugasanga uwo munsi washatse impano ihambaye yo guha umukunzi wawe ngo umwereke ko umukunda, wabyambariye, mbese rimwe na rimwe umuntu akaba yanakwibaza ati ariko se ubundi kuki uyu munsi ariwo tugira twitaho cyane, indi minsi yo ntabwo ari iminsi y'abakundana? Ese indi minsi umuntu mukundana cyangwa umuntu ukunda uramutse umweretse urukundo we ntabwo yabibona paka kuri Saint Valentin nyine aba ari gukora ibintu bidasanzwe kugira ngo abone yuko nyine umwitayeho umukunzi. Wenda no ku rwanjye ruhande akenshi sinzi uko mba mbyumva, wenda muraza no kunyunganira muri komenti, mumpe komenti, ababyizihiza rwose simbateye amabuye, ariko ntekereza ko ubundi buri munsi wakabaye umunsi wo gukundana. Niba ugize ayo mahirwe yo gutekereza ku mukunzi wawe ukamugenera iyo mpano ntacyo bitwaye, ariko ntuzarindire ngo kuri Saint Valentin. Ugasanga hari n'abandi nyine yicaye akarakara rwose. Nk'ubu ngubu hari abagabo baraye batavugana n'abagore babo, hari abagore baraye batavugana n'abagabo babo, hari abasore bari batavuganye n'abakunzi babo, abakobwa bari batavugana n'abakunzi babo, ngo ni uko batabitayeho ku munsi wa Saint Valentin ngo babagenere impano. Ariko se koko buriya birakwiriye? Reka rero twigarukire kuri Saint Valentin nk'abakirisitu, ubundi hari akantu nasomye uyu munsi ko noneho kabihuhuye, kavugaga ko ubundi kwizihiza umunsi w'abakundana bisa nkaho ari igikorwa cya antikristo. Bisa nkaho ari igikorwa cya antikristo, kandi ngo bigatuma gisa nk'igiteje umujagararo cyangwa se akaga ku bakristo benshi, kuko usanga nyine inkomoko yawo itandukanye n'imyemerere ya gikristo. Ubundi bavugaga ko muri iyo nyandiko bavugaga yuko iyo usuzumye ukoresheje intumbero n'inyigisho za Bibiliya hamwe no kwizera kwa gikristo, bigaragara ko uyu munsi mukuru utandukanye cyane n'indangagaciro za gikristo. Bakongera bakavuga ko abizera benshi bavuga ko kwizihiza umunsi w'abakundana bihuza n'imigenzo ya gipagani, rimwe na rimwe bigateza imbere imyitwarire itubaha Imana, kandi bikarangira n'abakristo babigendeyemo. Rero hari impamvu bashyizeho nka zingahe nk'eshanu z'ingenzi zituma bavuga ko umunsi w'abakundana ufatwa nka antikristo, ndetse bakanavuga ko bishobora kuzana akaga ku bakristo mu buryo bw'umwuka. Ako kantu nasomye nicyo bavugaga cyane, yuko nyine bishobora kuzana akaga ku bakristo igihe babyizihije cyane cyangwa se babigiyemo cyane byo kwizihiza umunsi wa Saint Valentin. Icya mbere bavugaga ibijyanye n'inkomoko, ko ari inkomoko ya gipagani no gusenga ibigirwamana. Icyo ni icya mbere. Niyo mpamvu bavuga ngo bishobora kuzana akaga ku bakristo mu buryo bw'umwuka, kuko bavuga ko ngo inkomoko yawo ni inkomoko ya gipagani ndetse no gusenga ibigirwamana. Aha ngaha babisobanuraga bavuga yuko
uyu munsi w'abakundana ukomoka muri Roma ya kera, ngo kera cyane umunsi mukuru wahoze ari umunsi mukuru wa Rupikariya wabaye hagati muri Gashyantare. Uyu munsi mukuru wari uw'uburumbuke bwa gipagani, ugakorerwamo imihango yubaha imana z'abaromani kandi ikubiyemo imigenzo ivuguruza amahame mbwirizamuco ya gikristo. Ibirori byo kuwizihiza byari bizwiho ko hakorwa ibijyanye n'ubusambanyi no gusenga imana z'ibinyoma bivuguruzanya n'itegeko rya mbere. Ahangaha iyo ugiye muri Bibiliya ugasoma igitabo cyo Kuva ibice 20 umurongo wa 3 wenda ukaba wanakomeza, ariko umurongo wa 3 avuga ngo nta yindi mana uzagira imbere yanjye. Ariko bakongera bakavuga ngo nubwo nyuma y'ibiruhuko byaje gukurikizwa ubukristu na Kiliziya Gatolika ndetse binyuze mu mugani wa Mutagatifu Valante, bikaba ari nabyo byatumye birushaho bishingirwaho bigakomeza gushinga imizi mu migenzo no gusenga ibigirwamana. Kandi tuzi neza ko Bibiliya iburira abantu kwirinda gukurikiza imigenzo ya gipagani no kuyinjiza mu buzima bwa gikristo. Ibyo ngibyo aho ngaho wasoma na Yeremiya ibice 10. Urumva rero ukurikije nyine inkomoko ya Saint Valentin abantu benshi bagenda basoma bakagenda bamenya, wumva nyine ko aho yakomotse mu by'ukuri ntabwo yari ikomotse ku bikorwa, cyangwa se ntabwo yari ikomotse mu kwizihiza nyine mu buryo bwa gikristo, ntabwo ariho yari ikomotse. Iyo urebye nyine inkomoko yayo uhita wibaza ngo kubera iki usanga noneho twaragezeho tukabihuza n'ubukirisitu, ndetse ugasanga uwo munsi rwose hari n'ibikorwa byateguwe bya gikristo, abakundana bagiye gusenga, bagiye gushima Imana, bagiye kugira gute kuri uwo munsi w'abakundana bakabihuza bya gikristo kandi inkomoko yabyo atari iya gikristo. Hanyuma ikindi cya kabiri bakavuga yuko impamvu z'ingenzi, ahangaha turimo turarebera hamwe impamvu z'ingenzi zituma umunsi w'abakundana ufatwa nk'aho ari antikristo, bakanavuga ko ushobora kugira akaga gakomeye ku bakristo mu buryo bw'umwuka. Indi mpamvu ya kabiri bavuga ko ngo usanga uyu munsi wa Saint Valentin umeze nko guteza imbere irari n'ubwiyandarike. Ahangaha uwanditse ibi yasobanuye avuga ati ibirori byo kwizihiza umunsi w'abakundana bigezweho byibanda ku gukurura urukundo no ku mubiri kuruta urukundo rwubaha Imana ruvugwa muri Bibiliya. Kazaho kwamamaza ibiruhuko bitera ibyifuzo by'isi nko gukunda ubutunzi, irari ndetse n'ubusambanyi. Nk'urugero nk'ahangaha, urabona hari agashushanyo gakunda ni agashushanyo ngira ngo gakunda gusohoka nyine twitegura Saint Valentin cyangwa se ku munsi wa Saint Valentin, ko umutipe ari kwirukanka inyuma y'umukobwa ku itariki 14 z'ukwa kabiri, noneho ku itariki 14 z'ukwa 11 umukobwa akazaba ari kwirukanka inyuma y'umuhungu atwite inda nkuru. Aho ngaho ababishushanyije akenshi nyine niho bihita bigaragaza yuko Saint Valentin cyangwa umunsi wo kwizihiza uwo munsi w'abakundana abantu batayifata nyine nk'urwego rw'urukundo nyine nk'uko tuvuga urukundo, ahubwo nyine bashyiramo n'ibikorwa byishimisha mubiri nk'ibyo by'ubusambanyi, nyine aribwo basambana nyuma y'amezi 9 bagasambana hakaza kuvamo umwana batari banabiteguye,
nyuma y'amezi 9 ukaba uri kwirukanka inyuma yo gutera inda kandi wenda utari nawe agiye kuba papa atabitekerezaga, ariyo mpamvu uri kumwirukanka inyuma, kandi nawe ugiye kuba mama utabishakaga. ubwo rero nyine niho uwo nguwo uwanditse ibingibi ndi kuvuga yavuze nyine ko akenshi usanga bizana bigira irari ry'ubusambanyi. Agakomeza avuga ngo abashakanye benshi harimo n'abashyingiranywe bishora mu bikorwa binyuranyije n'amahame ya Bibiliya yo kweza no kwera. Kandi Bibiliya iravuga ngo hunga ubusambanyi, ibindi byaha byose umuntu akora biri hanze n'ibindi byaha byose umuntu akora biri hanze y'umubiri, ariko umuntu usambana akora icyaha mu mubiri we. Aho ngaho ibyo tubisanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 18. Akomeza avuga ngo aho gutsimbarara urukundo rwubaha Imana, umunsi w'abakundana uteza imbere isi. Akenshi yumvikana kubona imibanire, bigatuma abakristo benshi bava mu bishushanyo by'Imana byo gushyirwaho no kwezwa, ahubwo nyine bakigira mu bishushanyo by'iyi si. Hanyuma icya 3 akavuga ko impamvu nyine umunsi w'abakundana utera akaga abakristo mu buryo bw'umwuka, ndetse akaba awufata nka uwabyanditse ibingibi yavuze ko yavuze ko awufata nk'aho ari umuryango wa antikristo. Nuko icya 3 ni uko harimo noneho no kurangaza urukundo rw'Imana, kuko amanuka asobanura akavuga ngo urukundo nyarwo nk'uko Bibiliya ibivuga ni ubwitange, ni ibitambo kandi bishingiye kuri Kristo. Urukundo isi iteza imbere binyuze mu minsi w'abakundana akenshi usanga ari hejuru kandi ushingiye ku marangamutima aho kuba amahame ya Bibiliya. Sinzi niba aka kantu mukumvise neza. Kuvuga ngo aho kwishimira urukundo rushingiye ku bantu, abakristo bahamagariwe kwibanda ku rukundo rw'Imana. Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 19 avuga ngo turakunda kuko yo yabanje kudukunda. Bivuze ngo urukundo dufite ni urukundo rw'Imana runadusaba gukundana kandi tugakunda n'abandi, ariko si urutuma nyine twibanda ku rukundo rwo muri iyi si y'ibi bintu kurusha urukundo rw'Imana. Noneho agakomeza avuga ngo kwitabira umunsi w'abakundana, uyu munsi nyine wa Saint Valentin, bishobora guhindura ibitekerezo kure y'urukundo rwa Kristo no ku isi yerekana urukundo rudafite ubujyakuzimu bw'umwuka. Bibiliya ihamagarira abizera gutandukana kandi ntibahuze n'imiterere y'iyi si, kuko iyi si nyine ifite uko iteye mu buryo bwayo. Icya 4 akavuga noneho ko harimo guteza imbere ubutunzi. Muri za mpamvu turi kuvugaho nyine yavuze we abona ko umunsi w'abakundana nyine awufata nk'aho ari umunsi wa antikristo, ndetse akaba anavuga yuko ushobora kuzana akaga ku bakristo mu buryo bw'umwuka. Noneho akavuga ngo icya 4 akavuga ngo gutera inkunga ubutunzi. Aha ngaha asobanura avuga ko umunsi w'abakundana wagurishijwe umunsi wo gukoresha cyane impano, nko kugura amashokora, indabyo, gusohokana bihenze. Aribyo bya bindi nahoze mvuga uyu munsi usanga umuntu aribwo yumva nyine akwiye gukorera ikintu kidasanzwe umuntu bakundana,
umuntu babana ngo kubera ko ari umunsi w'abakundanye, kandi iyi minsi yose none se indi minsi ko iyo ari umunsi umwe mu minsi 365, ubwo iminsi 364 ukora iki? Uwo muntu ntabwo uba umukunda? Ese ni wenda uba umukunda ariko se ntabwo uba ubimwereka? Bivuze ngo itegeko ni uko ugomba kubimwereka kuri uyu munsi gusa? Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma wereka umuntu ko umukunda, ukamwereka buri munsi nyine ko umukunda, atari ukuvuga ngo umukunda by'uyu munsi gusa. Noneho agakomeza avuga ngo uyu muco utwarwa n'abaguzi uvuguruza ihame rya Bibiliya ryo kunyurwa no kuba igisonga cy'umutungo w'Imana. Matayo 6:10 ntukiyukire ubutunzi ku isi aho inyenzi n'ingese byangiza. Agakomeza avuga ngo abakristo baraburirwa kwirinda gutwarwa no gukunda amafaranga n'ubutunzi kuko bushobora guhindura ibigirwamana bisimbuza kwiyegurira Imana. Ni byiza ko dukora ndetse tugashaka n'amafaranga cyane n'ubutunzi tukabushaka, ariko ntibidutware. Rero uyu munsi usanga nyine abantu benshi baba bawuhinduye ibintu by'ubutunzi bwinshi cyane babigizemo intambara. Hano icya gatanu asorezaho, asoza avuga ngo uyu munsi utera umuhamagaro wo kwanga gasutamo y'isi, kandi abakristo bahamagariwe kubaha ubuzima butandukanye n'inzira z'isi. Intumwa Pawulo yibutsa abizera Uwiteka avuga ati sohoka muri bo kandi utandukanye nabo. Ibyo tubisanga mu Bakorinto ba kabiri 6:12. No mu 6:17. Akomeza avuga ngo aho gukurikiza imigenzo y'isi ifite inkomoko iteye amakenga kandi iteza imbere imyitwarire itubaha Imana, abakristo bagomba kwibanda ku kubaho kwera no kwitangira urukundo rwabo no kwitangira bonyine urukundo rw'Imana. Hanyuma rero asoza umwanzuro yavuze wiwe, asoza avuga ko mu gihe umunsi w'abakundana ushobora gusa nk'uwizihiza inzirakarengane z'urukundo, inkomoko yabyo, ingaruka z'isi, hamwe no gutera inkunga imyitwarire idashingiye kuri Bibiliya itera akaga mu by'umwuka ku bakristo, aho kugira uruhare mu muco washinze imizi mu bapagani no gukunda ubutunzi, abizera bagomba gushaka kubaha Imana binyuze mu rukundo rutanduye rushingiye kuri Kristo. Urukundo ntirusobanurwa n'umunsi umwe w'imvugo y'isi, ahubwo ni ukumvira buri munsi amategeko y'Imana no kwiyemeza kwerekana urukundo rwayo ku bandi. Kuko Imana yo idusaba gukundana kandi ikadusaba gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ntabwo yadusabye rero kubikora umunsi umwe ngo bibe birarangiye, ahubwo ni ukwitandukanya n'ibi ngibi tukajya dukundana buri munsi, atari ukuvuga ngo ni uyu munsi wonyine. Uyu munsi rero ni icyo nanjye nari nabateguriye kuri Saint Valentin, ngo turebere hamwe bimwe muri bike nabashije gusoma ku bijyanye n'uyu munsi, ariko bigendanye n'amahame n'imyizerere bya gikristo n'icyo bifasha umukristo. Ngira ngo rero nizere ko ntawe nakomerekeje, nta n'uwo nabujije kuwizihiza, ariko ni ngombwa ko
nyine nujya gukora ikintu ubanza ukareba umumaro kigufitiye, ese Bibiliya ikivugaho iki, ese imyizerere yanjye icyemeraho iki, ese nimbikora biranyongerera iki mu buryo bw'ubugingo cyangwa bw'umwuka, cyangwa se nintabikora birahungabanya iki. Mwakoze rero kudukurikira, ufite inyunganizi ntiwabura kubiduha muri komenti, cyangwa se niba nawe hari ibindi wasomye bitandukanye n'ibyo nari ndimo ndabaganirira, nawe ntiwatubuza kutubwira muri komenti uko wabibonye. Mwakoze cyane, tubifurije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, abe mu mitima yanyu, abe mu banyu no mu byanyu, kandi ntimwibagirwe kuduha komenti nk'uko nari mbibabwiye, mutubwire uko, muduhe inyunganizi, mutubwire n'icyo mwumva mwifuza twazabaganiraho gutaha, ariko abatarakora subscribe ntimwibagirwe kuyikora, mukibuka mugakanda ku kazogera kugira ngo mujye mubonera ibiganiro byacu ku gihe, ndetse mugakora na share kugira ngo bigere no ku bandi benshi, kuko niba hari icyo wumvise ukumva hari icyo wungutsemo, biba byiza unasangije n'undi, nawe ashobora kugira icyo yunguka cyangwa yiyungura, cyangwa se bikanamucalenjinga mu bundi buryo. Murakoze cyane, shalom shalom.